Tubaye ikaze kuri ATV Rwanda aho uyu munsi tugiye kuganira ku buhinzi bw'urubuto rwa avoka. Mufite amatsiko muri kwibaza muti se avoka bimeze bite, avoka bigenda gute kugira ngo ibashe guhingwa ikarenda itanga umusaruro. Ni mu kanya gato nimujye kure tugiye kurebera hamwe uko avoka ihingwa ikarinda itanga umusaruro ubasha kujya ku isoko. Nkuko twari tumaze kubibabwira tukaba twakiriye Robert Nzabamwita engineer agronome aho agiye kutuganiriza ku buhinzi bw'urubuto rwa avoka. Tuguhaye ikaze Robert. Murakoze cyane. Ikaze mu kiganiro aho ugiye kutuganiriza ese avoka kugira ngo umuntu ayihinge irinde igera ku musaruro ikera bigenda bite, biba bimeze biti? Murakoze cyane ku kiganiro cyiza mwateguye kuri uno munsi. Nkuko mwari mumaze kubivuga ndi engineer agronome, nkaba nitwa Robert Nzabamwita, nkaba ndi umukonsulta mu by'ubuhinzi cyane cyane ubw'imbuto ziribwa ndetse n'ubuhinzi bw'imboga. Nkomoje ku kibazo wari umaze kumbaza, avoka ni igihingwa cyiza ndetse muri iki gihe mu Rwanda kigenda gifata indi ntera kuko kiragenda kizana umusaruro byaba ari ku gihugu kuko zijya hanze ndetse no ku bahinzi babasha kuba bazihinga. Ubwo rero niyo mpamvu umuhinzi uyihinga aba agomba kumenya uko bigenda kugira ngo icyo gihingwa azagikureho umusaruro mwiza. Avoka rero zose habaho ubwoko bwinshi bwa avoka ariko buba bugiye butandukanye amasoko. Ku bigendanye n'amasoko ubu ngubu dufite ubwoko bubiri mu gihugu dushishikariza abahinzi kuba bahinga, n'ubundi babuhinga ariko cyane cyane ubwo dushishikariza abantu kubera ari bwo bufite amasoko haba ari mu gihugu ndetse no hanze. Ni ubwoko bubiri, ari bwo bwa mbere ni hasi ni twa tuvoka duto bavuga ngo ni dutoya tw'ubuheri. Izindi ni fuerte nazo zenda zizirushaho ubunini ho gatoya. Izo variete ebyiri nizo turimo turashishikariza abahinzi muri iki gihe guhinga mu Rwanda. Rero igiti kugira ngo ugihinge cyane cyane zino avoka zisaba imyiteguro. Imyiteguro ya mbere ni ukubanza kubitekereza muri wowe ukumva yuko ubikunze koko, ukiyangaja muri icyo gikorwa ukakijyamo wumva ugikunze kandi uzanakitangira kugira ngo icyo gihingwa kizabeho neza. Yego. Ikindi cya kabiri no kugira umujyanama. Kugira umujyanama ukuba hafi kuko byanga bikunda uwo muhinzi ushobora kuba utabisobanukiwe neza, hari n'igihe waba unabisobanukiwe ariko utabibonera umwanya. Uba ugomba kugira umujyanama ugufasha muri urwo rugendo. Ibyo iyo birangiye uhita ushaka ahantu uzakura ingemwe, gutegura umurima, kureba niba umurima wawe ufite amazi. Ibyo byose ni ibintu by'ibanze mbere na mbere ugomba kubanza kwitegura kugira ngo winjire neza mu gikorwa utangire guhinga avoka. Urakoze. Umuntu yakwibaza ngo ni gute igihingwa cya avoka cyabungwabungwa ku buryo kigira uburumbuke kandi n'ubuzima bwiza cyane cyane bigendeye ku butaka, mazi ndetse no kwirinda udusimba. Urabizi ko hari igihe abantu bahinga igihingwa runaka ariko udusimba runaka tukangiza igiti cyangwa imyaka. Urakoze cyane. Kugira ngo igiti cya avoka ukibungabunge uhera aho gitegurirwa muri pepenyeri nka hano turi. Niho uhera kuko iyo kizamukanye imbaduko nziza yahereye mu rugemwe no mu murima uba uzagishobora. Ni nk'umwana, ni nk'uko twavuga ubuzima bw'umwana umuntu akimutwita.
iyo mama we atariye neza, iyo avutse ntibamuhereze ibisabwa by'ibanze aragwingira. No kuzaba umuntu mukuru rero ubwenge busubira inyuma. Ni kimwe no ku giti. N'igiti duhera kugira ngo kizabeho neza, duhera muri pepenyeri tugashaka aho dukura ibibuto byo kwinaza, mu byo dutangiriraho byo kwinaza, tukabihanura ku biti byiza bimeze neza bitarwaye, tukinaza mu itaka ryiza, tukabikuza tukageza igihe cyo kubangurira, tukamenya aho tuvana gerefo zitarwaye, kuko iyo uzanye gerefo irwaye agashami ubanguriraho karwaye, umubangurizo niko tuwita. Ako kabangurizo gafite uburwayi kaba kazabukomezanya kugeza igiti gikuze cyangwa kizanye imbuto. Muri urwo rugendo rero gishobora kuhapfira. Niyo mpamvu muri pepenyeri ari ahantu hambere hibanze. Aha kabiri twagikoze neza muri pepenyeri, ibyo wabyitayeho, washatse aho ababikora neza, wagize abajyanama beza, wabonye ingemwe nziza uzijyanye mu murima. Mu murima rero naho ni ahantu hambere ho kwitegura. Ikintu cya mbere cyo kwitegura ku murima, ubanza kureba uti ese ahantu ngiye guhinga hari amazi? Yego. Muri iki gihe kubera imihindagurikire y'ikirere ntabwo watera ibiti wizera ngo imvura izagwa, kandi ushoye amafaranga. Izi ngemwe zirahenda, n'abakozi uzashyiramo byose birahenda. Ushobora kubihomba mu cyumweru kimwe warabuze imvura. Uba ugomba kubanza kwitegura uti imvura itaguye nabigenzane. Ako kantu kaba ugafite y'uburyo wabigenza. Ikindi cya kabiri, gutegura umurima. Umurima ndawutegura gute? Gucukura umwobo, ugacukura umwobo uhagije. Nk'ubu ngubu tugira abahinzi inama yo gucukura umwobo wa 80 kuri 80, hasi nibura 60. Uwo mwobo uba uhagije ku buryo no muri cya gihe twabonye imvura nkeya, warashyizemo ifumbire, bibasha gufata amazi ku buryo gishobora kuyamarana igihe gihagije. Ikindi n'imizi ikagira gute? N'imizi igakura yisanzuye. Nyuma y'ibyo ngibyo ni uburyo bwo kugisasira. Iyo wamaze kugitera uragisasira. Uburyo bwo kukigorora, urakigorora kikazamuka. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umurima ukiri mutoya. Reka nihute ngeze mu gihe rero igiti kimaze gukura ku buryo cyatanga umusaruro, cyangwa mu biti bishobora kuba bitanga umusaruro, uburyo ugomba kubyitaho. Ikintu cya mbere ni ikintu twita kubyicira. Igiti iyo kiticiye kiba gifite amashami menshi cyane. Ayo mashami menshi cyane atuma hazamo umwijima, udukoko tugakuriramo ari twinshi, hakazamo uduhumyo, indwara z'uduhumyo. Ibyo bintu byose bigatuma hatazamo urumuri. Iyo ndwara y'uduhumyo biza igiti kikiri gitoya cyangwa kitangiye kuzana ayo mashami menshi? Ari gitoya, ari na gikuru biraza, ariko cyane cyane mu gihe cyakuze gifite amashami menshi, kuko nta mwijima ugeramo, nta rumuri rugeramo. Ibyo byose ni ibishobora gutuma ubwo burwayi bushobora kuba bwakiyongera. Muri icyo gihe rero igiti mu murima, umuntu wese ufite ibiti bikiri bitoya agomba kureba ko agenda abyicira. Kwicira ibiti bibamo ubwoko bubiri. Hari ukugenda ukicira kikiri gitoya, gikura kigororoka. Muri icyo gihe kikiri gitoya uba urera amashami azaguha umusaruro. Tuvuge iyo kikiri gitoya gishobora kuzamukana amashami 5-6. Muri aya 6 uko yose uyarekera, ugomba kurekeraho nk'3 cyangwa 2 agomba kuzamuka kugira ngo azaguhe umusaruro. Ibyo ngibyo ubikora ibiti bikiri bitoya, nibwo utangira kukirera uburyo ugiforomamo mu buryo kizatanga umusaruro. Ubundi buryo bwa kabiri ni igihe cyakuze, wumva ufite ya mashami atanga umusaruro, ariko mo hagati hagenda hazamo andi mashami atari ngombwa. Niho rero ugenda uyicira kugira ngo bigende neza. Umuntu wese rero iyo afite ibiti agenzura yuko iyo pruning cyangwa uko kwicira bigenda neza. Ukiri aho ngaho ubwo ngubwo ntabwo bisaba kikiri gitoya kitaraba kirekire, ntibisaba ko umuntu yagishakira imiti ukagitera? Imiti iraterwa kuko ubukoko buraza, ariko nabyo ubikora ukurikije uko ubibona. Habaho kugenzura
kugenzura umurima wawe. Ukavuga harimo ibihe bibazo, nakora iki kuri buri kintu cyose. Ntabwo utera imiti ari uko idakenewe ngo nuko ari ugutera gusa, utera hari impamvu. Impamvu ukeka ubona ushobora gutera. Ikindi kintu ku bantu bafite ibiti, hari abantu ubu ngubu bafite ibiti byera rwose bimeze neza, ariko akenshi usanga muri iryo genzura nari mvuze ridakorwa. Umuntu akakubwira ngo afite ibiti 500. Muri ibyo biti 500 bishobora kuba biri mu byiciro bitandukanye, ariko wavuga ko byose ari 500. Ubwo nibura buri mezi 6 nyuma ya buri musaruro, buri muhinzi yakagombye kujya amenya ibarura ry'umurima uko rihagaze. Mu biti 500 ni bingahe birwaye, ni bingahe byatanze umusaruro, ni bingahe mbona byiza cyane, ibiri muri moyenne ni ibihe. Ukaba ufite ibiti umubare wa byaba na ngombwa ukabishyiraho n'akamenyetso. Ushobora gufata akantu k'umutuku, rebo y'umutuku ugashyiraho wenda ikirwaye cyane kiri green, ku buryo niyo wohereza n'abakozi mu murimo ujye ukababwira uti mugende mutere umuti ku biti by'umutuku gusa, cyangwa mugende mufumbire kuri bino biti, kugira ngo nayo byo ubizamure bibe nk'ibindi. Ibyo rero bikunda kubangamira umusaruro, kuko akenshi usanga tutabona umusaruro ungana. Ugasanga igiti kimwe cyareze, ikindi nticyeze. Kimwe kiherereye hasi wenda haba nk'amazi cyangwa ubutaka bwiza, kuko umurimo uba ugiye ufite kudasa bitandukanye. Ugasanga heze voka nini, hariya handi ni ntoya. Bajyana kuri size yemewe ku isoko, ugasanga wari ufite ku giti voka 500, ariko izemewe ni nk'ijana gusa. Icyo gihe rero ubuhombe. Niyo mpamvu uba ugomba kugenzura umurima wawe. Ibyo byose rero ni bituma bitwongerera bitwongerera umusaruro. Hari ibintu byinshi, ariko ibyo ni iby'ingenzi bishobora gutuma umusaruro wawe wiyongera. Gukurikirana umurima n'icyo ugomba gukora kuri buri kintu cyose wabonye ni ikihe. Dukomeje, ese ni gute ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ubutaka bibangamira ikura ry'igiti cya avoka? Ese ni ubuhe buryo bwiza twacyitaho ku buryo bunogeye ijisho, cyangwa kugira ngo icyo giti kigire umusaruro mwiza? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ihindagurika ry'ikirere rizana ibintu byinshi bitandukanye. Iyo bigeze ku giti cya avoka rero, ubundi avoka kugira ngo igumane ubwiza bwayo, umwimerere wayo, isaba ayo mazi ku gihe, ifumbire ku gihe. Hari n'igihe ifumbire ibirimo ariko ntikoreshwe kubera yuko nta mazi igiti gifite, cyangwa se ikaba nyinshi. Iyo nyinshi byo si byica igiti. Buriya ishobora kuba nyinshi, ariko nk'ibi biti binini bikuruze bigira uburyo biregiretinga ibyo byakira. Ariko nanone kuki washyizeho nyinshi, ni igihombo uri muri yinjizamo kidakenewe. Kubera iki washyizeho nyinshi? Ntabwo uba ugomba gushyiraho ifumbire nyinshi, uba ugomba gushyiraho ifumbire ikwiye. Uba ugomba gushyiraho ifumbire ikwiye. Ariko iyo byagucitse bikaba, bwa mbere na mbere winjira mu gihombo. Ikindi cya kabiri, igiti nacyo kigira uburyo kiregiretinga ibyo gitwara. Ariko nanone iyo yabaye nyinshi, igiti kibagirwa ibyo kwera. Kirashisha cyane, kikibagirwa ibyo kwera. Ukabona avoka zawe zirasa neza ibibabi, ariko ugategereza ururabo, ukaba wagira gute? Warubura. Kubera ko buriya igiti ni nk'umuntu, kigira amahormone. Igiti buriya kigira amahormone agera kuri 5. Muri 3 ni ayagifasha kubaho neza. Andi amahormone 2 iyo bita etirene na abscisic acid, zo zigifasha kuba cyakera cyazana imbuto. Ni hormone de stress. Igiti cyera ari uko gifite stress. Akenshi uzabona indabyo z'igiti zizaho mu gihe cy'izuba, cyangwa kuzabona kenshi nk'aha muri pepenyeri ushobora kujya kubona ukabona hari ururabo bikireshya gutya ukarubona ururabo. Biriya ntibivuze ngo igiti cyeze cyageze gutya, iriya ni stress. Niyo mpamvu uba ugomba guhita uruhumura. Ariko iyo cyakuze kiba gishoboye kuba cyagumana izo ndabo. Niyo mpamvu rero
gushyiraho ifumbire nyinshi bituma kibagirwa ibyo kwera, nta stress kiba cyadabagiye muri rusange. Iyo stress umuntu yavuga ko stress z'igiti ni umuntu uzigira cyangwa nizo cyo ubwacyo kiba kigomba kwishakamo izo stress ni ibihe, kuko ubona ibiti byerera mu gihe ubavuga ngo imyembe yera muri uku kwezi cyangwa izana indabyo muri uku kwezi, bigendana na bya bindi wavugaga ngo imihindagurikire y'ikirere yahindutse bishobora no guhindura igiti igihe cyatangiraga umusaruro. Niba twari tujya tubona igihe cy'izuba ntikibeho, ibiti birumva habayeho ibindi bintu ntikizana indabyo, nabyo bibaho. Kuri icyo rero tugarutse kuri icyo cy'imihindagurikire y'ikirere, imvura ntayihari, igiti ntabwo kizabona amazi, kuko abenshi mu Rwanda nk'abahinzi benshi cyane bashingiye ku mvura, bagendera ku mvura kugira ngo babe bakeza. Ikindi cya kabiri, ubutaka iyo bwabuze ubuhehere, buriya mu butaka habamo udukoko dutoya dutuma bya bibabi bya avoka byashaje byaguye hasi byidekompoza, bibora, utwo dukoko tukagenda tukabura kubera nta buhehere buba mu butaka. Ikindi, imiyaga, hakaza imiyaga idasanzwe. Iyo miyaga idasanzwe yije turi nko mu gihe cy'ururabo, ururabo rwinshi rurahunguka, cyangwa igihe cy'imiteza, ibiti birahaguka. Icyo gihe rero iyo igiti cyahagutse, cyaguye, cyangwa ururabo rwahungutse, uba wataye ibigomba kukongerera umusaruro. Imihindagurikire y'ikirere rero ni ikibazo gikomeye cyane ku biti, ni nayo ariko nanone gutera ibiti bya avoka bikaba biri muri kimwe mu bisubizo bishobora gutuma turwanya imihindagurikire y'ikirere, kuko ibiti bifata imyuka igiye itandukanye ituma ikirere cyagira uburyo cyitwara budasanzwe. Ubwo tukiri aho ngaho, kugira ngo umuntu yirinde iyo mihindagurikire y'ikirere, ntekereza ko iyo igiti cyangwa igihingwa runaka kivuye muri pipiniyeri, iyo kigiye hanze aribwo gihura n'ibibazo by'udukoko runaka. Ese umuntu ashobora guhinga cyangwa gutera nk'aha ngaha turi muri iyi pipiniyeri, iyi voka ishobora gukurira aha ngaha igakura kugeza izanye urubuto? Urakoze. Ubundi ibiti bikurizwa hanze, ariko bitabujijwe yuko hariho n'amazu, kubera yuko nk'amazu nk'ama green house manini, ariko bitewe n'impamvu. Ariko ubundi ibi biti by'imbuto byagenewe guterwa hanze, kuko ni igiti kiba gishobora kumara imyaka irenze 10 mu murima cyera umusaruro. Hano rero kukimara imyaka irenga 10, urabona ukuntu aha hareshya, cyangwa n'ahandi kiba cyagize gute, cyamaze gukura, n'imizi aho kivoma iba yamanutse cyane. Ariko ku mpamvu z'ubushakashatsi ushobora kuvuga ati ni variyete dushaka kudevelopa, tuzaza dukuraho sayoni, ushobora kubaka ahantu nk'aha, kuko buri gihe muhora mubica amashami ntibishobora kuba birebire. Cyangwa muri ubwo buryo bwo kurindira uburwayi mu gihe cyo gutabara abaturage barabibuze hirya byararwaye, nka RAB cyangwa n'ibindi bigo by'ubushakashatsi, bikagira ahantu byahinze mu nzu kugira ngo biprotectinge izo materials, ibi dukoresha twinaza cyangwa grefo, bakaba bafite ahantu babikorera. Ariko ubundi ibiti byagenewe guhingwa hanze, ntabwo ari uguhingwa mu nzu, keretse ku buryo wenda bw'ubushakashatsi cyangwa n'ibindi bashaka kugeraho. Ese dukomeje, ni ubuhe buryo ubwo grafting, sinzi ukuntu twayivuga mu Kinyarwanda? Ni ukubangurira. Bufasha mu bukure bw'igihingwa. Ese n'izihe ngaruka byagira kuri icyo gihingwa cy'avoka? Twabitangiriyeho tugitangira, twavuze yuko hari variyete ebyiri, wenda dufashe ku isoko ryacu izo dupromotinga. Ubu aha turi, iyi variyete yo ni iyihe? Iyi ni hasi. Iyi ni hasi. N'indi yera voka ntoya zifite uduheri inyuma. Ni izo ngizo. Ni ukuvuga ngo ariko hagiye hava izi ni hasi, ariko na fuweri tushobora kuzibonamo ku kindi gice cyo ku ruhande. Ni ukuvuga ngo iyo twavuze ngo hasi na fuweri, ni ukuvuga ngo muri pepe grafting ikidufasha, idufasha kugira ngo tube twizeye ko rwa rubuto rwacu, rwa rugemwe rwacu, koko ari hasi cyangwa na fuweri. Gute grafting ikorwa twazanye icyo twita grefo,
sayon cyangwa imibangurizo. Ni amagambo atatu, greffo mu gifaransa, sayon cyangwa imibangurizo mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo iyo mibangurizo tuyikura ku giti cyatangiye kizima, cyera kandi gifite greffo nziza, gifite ubuzima, niho tuzica. Muri icyo gihe rero, muri icyo gihe iyo tuzanye izo greffo tuba tuzi neza ko aho tuzivanye koko ari hasi, ntawe uzatubeshya. Niyo mpamvu mu gihe kiri critique cyo mu gihe cyo kubangurira ari igihe cyo gushaka iki greffo. Greffo agoronome cyangwa undi muntu aba agomba guherekeza abazica akajya kureba niba koko izo ari greffo. Iyo azizanye rero turabangura. Nuvuga ngo grafting itabayeho twarateye kiriya kibuto ntabwo twazabona hasi. Yego. Ntabwo twafata ikibuto twariye muri hasi ngo tugitere ngo kizongere kibe hasi. Ntabwo ibyo bikora. Ni ukuvuga ngo kizana izindi karagiteri tutazi. Ariko iyo tuzanye greffo tukayishyiraho ku cyo tugomba kubangurira, tuba twizera yuko greffo ari hasi. Ni nayo mpamvu ikindi cya kabiri kuri grafting ituma cyera vuba. Nuvuga ngo ya greffo twakuye ku giti kirimo kirera yifitemo ubushobozi bwo kwera vuba, kubera ko ifite information yuko ayo mashami yari yaratangiye kwera. Kiraza kibanze gikureho gakeya, nikimara gukuraho gakeya cyazanye umubyimba, cyumva kimeze neza, gite gikoresha za information cyakuye kuri nyina aho twavanye greffo, gite kizana umusaruro. Mu gihe twakoresheje ikibuto bimara igihe. Ikindi ni ubuzima bw'igiti, bidufasha kwita ku buzima bw'igiti. Iyo tuzanye greffo tuba tuzi aho twayikuye ku giti kizima kimeze neza. Iyo twakizanye rero tuba twizera ko na ya sayon iriho izakura imeze neza. Ibyo rero bigatuma umusaruro uboneka mwiza kandi wizewe. Yego. Tugana ku musozo, ni iyihe nama wagira umuhinzi cyangwa umuntu ushaka guhinga igihingwa urubuto rwa avoka? Inama nagira buri muhinzi, natangirira n'ubundi aho nahoze ntangirira, twatangirira muri pepenyeri. Muri pepenyeri nagira inama aba bakora pepenyeri nasari baha abaturage ibiti ko bagomba kwita ku bintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ugushaka ibibuto bo gutoragura ibibuto mu isoko. Abenshi bajya gukora pepenyeri bakajya mu isoko aho bariye voka, mu bigo by'amashuri aho bamennye imyanda, bagakuramo biriya bibuto icya mbere birarwaye. Ikindi cya kabiri ntibazi ibiti byavuyeho aho izo voka zahanwe. Niyo mpamvu ubona baza bagatera, umuturage yakijyana kikaba cyarwaye indwara z'uruhererekane zituruka ku bibuto. Nibabyirinde rero. Icyo bagomba gukora ni ukugenda bakarambagiza igiti kirimo avoka, bakazihanura, bamara kuzihanura bakazisatura bakavanamo ikibuto. Ubwo bahita bambaza ati se turazisatura zidahiye? Yego rwose bazisature zidahiye. Mujya mubona kenshi iyo voka ikomeye uyibwirwa n'iki? Ubwirwa nuko ijegera. Iyo voka ujya kumva ukumva irajegera. Kubera iki ijegera? Ni ukuvuga ngo kiriya turya twebwe ni ikiba gishinzwe gutunga ikibuto. Ese ukiri aho, ubu voka yose yeze bisaba kuyijegera? Oya, ntabwo ari ngombwa, hari n'izihindura ibara. Ariko nko mu cyaro n'ahandi usanga bayijegeza. Icyo gihe cya turya kiba gishinzwe gutunga ikibuto. Iyo gitunga ikibuto rero, ikibuto kigakura kiridetasha, ntabwo kiba kikeneye kujya kugitunga. Haba hariho agahu ujya ubona iyo urya na avoka usanga urwana nako. Kariya uba urwana nako ni agahuza kiriya turya n'ikibuto kugira ngo kikigaburire. Rero birarekurana. Iyo birekuranye iyo voka iba ikomeye. Ni ukuvuga ngo cya kibuto kiba gishobora kuba kizagira gute, gishobora guterwa kikamera. Ni ukuvuga ngo gushya kwa avoka no kubora ikoroha, buriya ntabwo ari ku mpuhwe zacu ngo tuyirye, ahubwo ni ku mpuhwe z'ikibuto. Ni ukuvuga ngo iyo mu mimerere bivuga ngo reka norohe cya kibuto gihure n'ubutaka kimere gikomeze indi generation. Nicyo biba bisobanuye. Noneho igashya ikoroha.
natwe yashya ikoroha tukaboneraho tukayirya, ariko ubu ari ukugira ngo ifasirite cya kibuto nacyo kizabashe gutanga undi musaruro, nacyo kizabashe gutanga undi musaruro. Ubwo rero babigenze gutyo bakizi, kuko iyo uziretse zigashya ugakenera gukuramo ikibuto kugira ngo ujye kugitera zarahiye, kuriya ziba zarahiye zishobora kuzana ubundi burwayi, hashobora kuzaho amashampinyo, n'ubundi ugatera ikibuto kigize gute, ugatera ikibuto kirwaye. Niyo mpamvu rero ikintu uba ugomba gukora cya mbere ni kuzihanura, warangiza ukagira gute, ukazisatura, wamara kuzisatura ukajya kwinaza ibibuto byawe. Ikindi cya kabiri ni abahinzi bafite imirima, abo ngira inama bakore, bite ku biti byabo, babikurikirane, bamenye ubwoko bw'ibiti birimo, bamenye ibitanga umusaruro, bitawutanga, bamenye n'icyo kuba bagira gute, babikorera. Ikindi cya nyuma, hari imihindagurikire ikomeye y'ikirere, imvura iraza mu gihe idashaka, mu gihe tutazi, mu gihe gihindaguritse, ni ukuvuga ngo bagene uburyo ibiti byabona amazi mu gihe imvura itabonetse. Mu gihe imvura itabonetse uvuga uti ndabigenza gute, niyo washyiramo robine ukita mu gusasira, ugashyiraho amazi makeya, ukashaka uburyo bwose igiti kizabona ubuhehere bw'ubutaka mu gihe imvura itagize gute, mu gihe imvura itabonetse. Ibyo byose bizabafasha. Ikindi, ibyo bizanafasha kugira ngo umusaruro wiyongere, ube munini, karite dukeneye ku isoko igendeka neza. Reka tugushimire cyane Robert. Nanjye ndabashimiye cyane, kandi ibiganiro byanyu nkaba nshishikariza abantu kugira ngo bajye babikurikirana, bitanga inama, bitanga izindi nyigisho, byose hamwe kugira ngo bidufashe kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Murakoze. Urakoze cyane, reka twizere ko ubutaha twongera kugukenera uzitabira ubutumire bwacu. Ni karibu mu kinguri wa marembo iwacu. Ibihe byiza. Murakoze. Ngibyo rero ibijyanye n'ubuhinzi bw'urubuto rwa avoka. Dushimira cyane Robert Nzabamwita watugejejeho aya masomo kugira ngo tubashe guhinga urubuto rwa avoka. Ndizera ko mwese mwakurikiye muzagerageza guhinga avoka kugira ngo mubashe gukirigita ifaranga. Reka dushimire na Horticulture Center of Excellence badutije aha hantu heza ho gukorera iki kiganiro. Katunashimire umuterankunga mukuru w'iki kiganiro ari we Sayike, tubashishikariza kubagana aho bakorera Kicukiro Sonatube mu nyubako yahoze ikoreramo kaminuza ya UTB. Mwari kumwe nanjye Alice Dusabimana, tuzasubire ubutaha. Imana ibarinde.